ku nshuti yanjye nkumbuye buto bwanjye mfashe uyu mwanya ngo mbikubwire urugendo rwose twakoranye uraruzi ngenda rukumbura buri munsi kuko wambereye urugero rw'iminsi yose y'ubuzima. Reka mbikwibutse buto bwanjye se ubwo wibuka iminsi yose ubuzima bwose duhorana wambaye hafi nkiri mutoya ungira inama zubaka biratinda ariko n'izitubaka zihari. Buto wambereye byose reka ngukumbuze bya bihe mfite imico ntazi yiva ngusaba kumfata ukuboko nka kwinginga nka kwizera ukantaba mu nama ngakubitwa ntazi ubw'icyo nzira. Burya waranshukaga ngukunda uburaje wiregure uduhe impamvu zirubutsa cicika ntaza n'ibihamya ndabona wanze ndabivuga singukanga ibi ni ukuri. Buto bwanjye reka nkwibutse dukina tukanarwana dupfa ubusa abana tungana bantinya ngo kanyamahane baranzonze ngo ndetse barampaza imigeri yanjye barayihaze. Ese ubwo nkwibutse njya guhaha abantu magasukari nkaza ngapfumura nkakanyunyuza ubwo bigatinda nagera iwacu bakankubita ngo tugese umutwe ntibadushaka. Ese buto bwanjye ubwo nkwibutse bya bigare nacungaga buri munsi nasitara niruka ubwo nkabanzinda banyaguraho kumaza njyewe ngahundwa ngo ubwo narwanaga n'ibiki. Buto bwanjye we wantabye mu nama. None se buto bwanjye wibagiwe ibikamyo by'abandi uko nabiparamye bigatinda muri ka kagigi ngo abana b'i Kigali niko twabaye ubwo bakiginge bakatwirukankana ubwo wareba nabo ugasenuka. Aha buto bwanjye we. Ese buto bwanjye bagiye ko nari umukinnyi w'umupira nkaba umuhanga amano nkabandura nkavirirana nyabarasanya n'ububirizi ngo biraryana. Erega iwacu banyomozaga ibyo bongeyeho n'umunyu. Aha nuko byagenze kuva nkiri mutoya byaragoranye murabyumva ngo wishe ntaririrwa. Aha buto we. Ubuto bwanjye wantoje ibidakinishwa nakinnye byenda kuboka amavuba nk'ayihene nk'ukorera igikombe nasigara ku rugo gukora karimoshwi ngakubitwa nk'izaka bwana nizize. Ese buto bwanjye ubwo nibagirwa abakinnyi nakinnye ku ishuri ngakererwa amasomo nkubita mpuhu udupapuro. Jimmy Gatete Toti na Gonzales na Karirosi Philippe Nzagi ababazi namwe ndabumva dore ko abarimu ba kera bari baratojwe gukebura umugano ubwo nazaga nkwitwaje kujya gusenya ngatinda nzira se ubwo byo murabyumva ibiti by'amapera byo narinzi iyo biteye byose nafatwa ngahondagurwa sindire ngo batumva nkamburwa n'udukwi nasenye ngatahiraho nasenya n'utundi nkabona ndi butinde. Buto bwanjye wankoresheje byinshi kujya kuvoma nabyo byari bindindiriye nahatinda ngahambira imicacu ubundi nkajya gushaka na mudakubitwa nayibura nkasobekeranya mukuru wa meme na musumba zose mu ntoki ibu by'utubandi ariko cyangwa unabyihorere n'ubundi twarabikoze. Wanteye kwirarira ntarabikuranye mbeshya ko iwacu dufite televiziyo ubwo ishuri ryose rikantinya abanyeshuri bansaba kunsura aho mvuka ubwo nkabeshya ko nagiye kwa nyogokuru. Ese ubwo iki cyaha cyo nzakibabarirwa. Buto bwanjye amakaramu y'abandi bana naribye ngapfumura ikanzu ku mugozi nkayishama bagahiga bagaheba nagere muhira ngasanga yabize kuruhira ubusa mugani wa ntuza agahinda k'ababyeyi iri ni ishyano. Erega buto bwanjye ndakwibutsa rwose cyagiye ngendera ku mivovo imyenda ikazamo amadirishya iwacu banyihanangirije uko bwije ngo n'iby'abana ndi gukina. Buto we ko nasimbukaga urukiramende ko nakinaga amakarita ko nokeje imyembe ngo ndebe ko nateresheje imyenda isorori y'icyuma ngo ni ipasi. Buto wanshuka wanduhaye. Iyo nibutse imitsi y'ubuto bwanjye nkumbura ngana uko nkuze nkanga kera nkiri ikibondo nkumva nibaza mu gusaza ariko byose bigenwa n'igihe kandi bizanwa n'ibihe. Ubuzima bumeze nk'inzoka iruma umurizo uravuka ugataguza warangiza ugakura wasaza ugakambakamba nk'umwana utazaba umwana ubona azi ubuzima kandi mwishimira ubuto kuko ejo duharara kuzahabona. Buto bwanjye ngizi ntayo. Solange Production.